Imana ibaha umugisha abaririmbyi nawe umuntu duteze amatwi tugusabiye umugisha uva ku Mana ari wo gusobanukirwa ndetse no gufashwa n'ijambo ryayo. Tugiye rero kwigana ijambo ry'Imana. Insanganyamatsiko iravuga ngo amasengesho ni intwaro idatsindwa. Reka dusenge. Turagushimiye Data wa twese uri mu ijuru, waraturinze uduha ibyiza byinshi, muri byo waduteguriye agakiza ngo tuzabane nawe iteka. Turagushimiye ngo izina ryawe rihimbazwe. Tukiri muri iyi si dufite ibigeragezo, ingorane, ku buryo niyo dufashijwe mu mwuka umubiri ubuguwe nabi kuri bamwe. Turagusaba kugira ngo uduhe gusumba ibyo no kubinesha intege nke z'ibyaha, iza kamere, ibituzengurutse bitanejeje bye kutubuza kubana nawe, kandi twishimire mu mwuka wera twunguka ijambo ryawe. Tubigusabye mu izina rya Yesu. Tugiye rero kwigana iryo jambo. Insanganyamatsiko iragira iti amasengesho ni intwaro idatsindwa. Gusenga ni ibintu bamwe bagize umugenzo, ariko siko bikwiye kuba. Nk'uko urugamba atari umugenzo, niko n'intwaro nayo itari umugenzo. Igihe cyose turi muri iyi si tugomba kubaho ubuzima busenga, ubuzima busabana n'Imana, ubuzima bubana nayo umunota ku wundi. Mu ntwaro z'umwuka, wenda ubwo tuvuze ijambo intwaro, reka twiyambaze mu Befeso 6, niho havuga intwaro z'umwuka. Harimo ijambo dusanga mu Befeso 6 umurongo waho ni uwa 10. Abefeso 6 umurongo wa 10 haranditse ngo ibisigaye mukomere umwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Hagati aha hari Imana, hari Satani, hari n'umuntu, ni batatu. Umuntu ni umunyantege nke, hanyuma Satani akarusha umuntu imbaraga n'ubucakura, ariko hejuru ya Satani hakaba Imana. Icyo ugomba kugisobanukirwa ukamenya ko Imana itahabaye Satani yakuniga, atari no mu by'umwuka gusa no mu by'umubiri. Imana itahabaye Satani yatumara. Noneho ubwo twe twibanze mu by'umwuka. Amasengesho ni intwaro irinda umutima, ni intwaro irinda umuryango, ni intwaro irinda itorero, ni intwaro irinda ubugingo, ku buryo hari n'abagiye aho ubuzima busenga bigatuma badatinya inkota y'umusogosi, kuko babaga bakikijwe n'imbaraga iva mu gusenga. Niyo mpamvu nk'itorero ry'Imana mu minsi y'imperuka, intwaro imwe rukumbi tuzasigarana ni amasengesho, kandi ibyiringiro bimwe rukumbi. Nsengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose. Gusenga ni itegeko, gusenga ni amahirwe, gusenga ni inshingano, gusenga ni ikitabura mu buzima bwa Gikristo. Mu gitabo umurimo wa Gikristo, paje 131, haranditse ngo hariho amategeko atatu mu buzima bw'umukristo, trois mots d'ordre chrétien. Ni amagambo y'intero n'inyikirizo ku mukristo, amategeko atatu atabura ku mukristo. Mu Gifaransa haranditse ngo veiller, prier, travailler. Kuba maso, gusenga no gukora. Ibi byerekana ko, wenda mbigereranyije nk'ikigereranyo, navuga ngo ubukristo twabugereranya n'inkono iteretse ku mashyiga 3.
gukunda Imana, gukunda mugenzi wawe, kwihangana, gufasha abakene, gutangira isabato ku gihe, gukiranuka mu muryango, kugandukira umugabo, gukunda umugore wawe, umwana kumvira umubyeyi, gutanga icya 10 kuri gahunda, kutarakara urakajwe, kubabarira abaguhemukira n'ibindi nk'ibyo dusabwa mu rugendo rw'ubukristo. Bishingiye ni inkono iteretse ariko ku mashyiga 3. Ayo mashyiga irya mbere nukuba maso, bisobanuye kugendana n'ibyanditswe kuri buri ntambwe. Irya kabiri nugusenga, irya gatatu nugukora. Nta waba maso ngo abure gusenga, nta nuwasenga ngo abure gukora. Nta nuwakora adasenga ngo agire umusaruro, nta nuwakora atari maso ngo abure kubyica. Ni ibintu bitatu, utagira kimwe ngo kibe gihagije, utagira bibiri ngo bibe bihagije. Wenda niyo mpamvu twabigereranyije n'ayo mashyiga 3 kuri ayasanzwe ya kera agirwa n'amabuye 3. Havamo rimwe inkono igahirima. Bisobanuye ko igihe cyose uri umukristo, jya wisuzumira kuri ibyo bintu bitatu, ubuzima bwawe bwa buri munsi ubuvange n'ibyo. Kuko mu gitabo cyitwa Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, paje ya 80, haranditse ngo tugomba kuba maso, tugasenga, tugakora. Tugomba kuba maso, tugasenga, tugakora, nkaho uyu munsi ari uheruka duhaye wo kubaho. Ubwo murumva ko amasengesho adufasha mu kubaho twiteguye icyaza cyose, kiba igishuko, kiba ikigeragezo, kiba icyaha, kiba n'imperuka, kibaye n'urupfu rwawe, kibaye n'ibibazo bigutunguye. Ubaye usenga wasangwa udatunguwe. Niyo mpamvu tugiye kugaba iki cyigishomo ingingo 3, turajya tuvunagura. Iya mbere ni incamake ikubiyemo akamaro ko gusenga. Iya kabiri ni ugusobanukirwa uburyo bune bwo gusenga. Iya gatatu ni ibisabwa ngo amasengesho asubizwe. Ku ntambwe ya mbere hari incamake igaragaza akamaro ko gusenga. Aha twagerageje guhuriza hamwe amasomo n'ibihamya bitandukanye. Icya mbere, gusenga ni uguhumeka k'umutima. Kabiri, gusenga ni ukuganira n'Imana. Gatatu, gusenga bikiza ibyaha n'indwara. Mbega gusenga ni umuti. Kane, gusenga bitera imbaraga zo gutsinda. Gatanu, gusenga ni urufunguzo rw'inzu y'ububiko bw'ijuru. Gatandatu, gusenga ni ingenzi mu burezi. Karindwi, gusenga bitwunga n'abandi. 8, gusenga bihindisha Satani umushitsi. 9, gusenga no kwizera bikora ibitangaza. 10, gusenga bikemura ibibazo byo mu buzima busanzwe. Ibyo bintu uko ari 10 byose biranditse. Incamake y'akamaro ko gusenga, kugira ngo wowe udasenga umenye ko wahombye. Be kuzajya bakubyutsa ubyuka urakaye, be kuzajya bagera ngo dusenge ubarambirwe, we kuzajya wibuka gusenga wapfushije cyangwa barashe, nabyo bibaho, cyangwa muri sale dope mbe mubyeyi. Oya, bwaba ari ubwenge buke. Ni nk'umuntu wakibuka amafaranga inzara iteye, akibuka guhinga impeshije. Abenshi bazibuka gusenga Yesu atungutse ku bicu. Niyo mpamvu ngo bazatakira imisozi, kandi yaremye imisozi yarahendahendaga ntibayihamagare. Igitabo kitwereka neza ko ingingo ya mbere gusenga ari uguhumeka k'umutima. Ibyo tubisoma mu gitabo cyitwa Abakozi babwiriza ubutumwa, paje 254. Izi ngingo ntabwo ndazitindaho, ariko kugira ngo buri muntu wese amenye neza ko byanga bikunda mu buzima bwa buri munsi dukeneye kubana n'Imana,
birakwiriye ko tumenya neza ko ubuzima bwacu bukwiriye kuba ari ubuzima busenga. Gusenga ni uguhumeka k'umutima, niko muri iki gitabo hatubwiye. Noneho ubwo nawe sa n'uwibaza, ese umuntu aramutse ahumeka, niko handitse ngo la prière et la respiration de l'âme. Gusenga ni uguhumeka k'umutima. Mbega umuntu w'imbere, dore ko Bibiliya ivuga ko hariho umuntu w'imbere, umuntu w'imbere nawe ararya, nawe aranywa, arasonza, ashobora kunanuka cyangwa akabyibuha, agira intege nke cyangwa imbaraga, kugira ngo uwo muntu w'imbere ahumeke. Kandi guhumeka kugira ibintu bibiri, hari kwinjiza umwuka, hariho no kuwusohora. Iyo umuntu asenga aba ari guhumeka. Ubuzima bw'umuntu bwose bukwiye kuba ubuzima busenga. Niyo mpamvu mu isomo twasomye hatubwiye ngo musengeshe umwuka iteka. Mu Batesalonike ba mbere 5 umurongo wa 16 haranditse ngo mwishime iteka musenga ubudasiba. Ririya jambo ubudasiba ntago ari ubudasiba umunsi, si ubudasiba amanywa, ahubwo ni ubudasiba akanya kariko kose. Icya kabiri, gusenga ni ukuganira n'Imana. Iyo umuntu asenga abaganira n'Imana, nicyo bita communion, ni ubusabane bwa babiri. Hari abantu bagize amahirwe yo kuganira n'Imana, kandi ayo mahirwe yabaye adasanzwe. Igitabo cyo Kuva igice cya 32, igice cyaho ni cya 32, harimo ijambo dusoma, yego uyu mugabo witwa Mose yagize amahirwe yo kuvugana n'Imana. Ni igice cya 33, ku murongo waho wa 11 haranditse ngo Uwiteka akavugana na Mose barebana nk'uko umuntu avugana n'inshuti ye. Mose agasubira mu ngando, ariko umufasha we w'umusore Yosuwa mwene Nuni ntave muri iryo hema. Uyu munsi Imana yatanze audience, yatanze icyumba ibonaniramo n'abantu, itanga ikaze. Iravuga ngo umugabo ushaka gusenga, umugore ushaka gusenga, umurwayi ushaka gusenga, umuzimu ushaka gusenga. Icyo cyumba cyinjiwemo n'abakomeye, abaministre b'intebe bagiyemo, abami bagiyeyo, n'uwindi niwe ndibuka ko yagiye yajyana n'abaturage bose. Icyo cyumba insuzugurwa z'abakene zagiyeyo. Hari umugore wari umunyagano cyangwa se yari umucakara, nyina wa Mose, ariko yinjira muri icyo cyumba arasenga, ahindura itegeko ryo kwa Farawo, ahindura ibitekerezo by'umukobwa wa Farawo, yigabiza ubutunzi bwa Farawo anyuriye mu gusenga, bitewe nuko yari yashyikiriye uruta Farawo ari we Mana. Icyo cyumba cyitwa amasengesho kirahari, cyinjiramo umuntu ugiye kuganira n'Imana. Gusenga turaba tuboneyeho no gusobanura gusenga icyo ari cyo. Mu gitabo cyitwa Kugana Yesu icyigisho cya 11, nakumbuza umuntu wese w'umusomyi kuzakiga no kugikunda, kiravuga ngo amahirwe yo gusenga. Harimo ijambo ritubwira ngo binyuriye mu byaremwe, ibyahishuwe, ndetse n'igenamigambi ry'iby'Imana idukorera, ndetse n'umwuka wayo uducengeramo, Imana igitubwira. Imana igitubwira inyuriye aha hantu. Bwa mbere ikoresha ibyaremwe, igakoresha ibyahishuwe, ubwo ni ibyanditswe byera, igakoresha ibyidukorera, igakoresha n'umwuka wayo. Ni ahantu hane ngo igitubwira. Ariko ibyo ntibihagije, kugira ngo natwe dukeneye kuyisuka imbere biri mu mitima yacu, kugira ngo tugire ubugingo n'imbaraga z'iby'umwuka. Tugomba kugira ikiganiro na Data wo mu ijuru. Intekerezo zacu zishobora kumwerekeraho, tugatekereza ku mirimo ye, imbabazi ze, imigisha ye, ariko ibyo ntabwo bihagije mu gusabana nawe.
kugira ngo dusabane n'Imana bihagije, tugomba kugira icyo tuyibwira kijyanye n'uko tumerewe, actual life, uko waramutse, uko wiriwe, uko uri kuribwa, uko hangayitse, kugeza igihe indirimbo ivuga ngo niba ugira n'ubwoba bwo gupfa, bibwire Yesu. Prayer is the opening of the heart to God as to a friend. Gusenga ni ugukingurira Imana umutima nk'uko wawukingurira inshuti magara. Iyo ngingo ndayimukaho, umuntu wese ushaka kuvugana n'Imana umunota ku wundi abeho ubuzima busenga. Icya gatatu, gusenga bikiza ibyaha n'indwara. Yakobo igice cya 5 umurongo wa 15. Yakobo igice cya 5 umurongo wa 15 haranditse ngo, kandi isengesho ryo kwizera, ariko mpere 14, muri mwe hariho urwaye, natumira abakuru b'itorero bamusabire bamusiza amavuta mu izina ry'umwami. Kandi isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi umwami amuhagurutse, kandi naba yarakoze ibyaha azaba abibabariwe. Imana ifite imbaraga zikiza ibyaha, ifite n'imbaraga zikiza indwara, ariko farumasi tunyweramo uwo muti ni amasengesho. Noneho abarwayi bakwiye gusenga. Mbega nongere nse n'uhwitura abantu, umuntu ujya uvuga ngo narwaye niyo mpamvu ntateranye, keretse niba utashobora kugenda. Jya wibuka n'uwavuze ngo mu mpeke ku ngobyi njye kureba uwo mukiza. Ageze yasanga hari iteraniro adashoboye no kubyigana, dore ko abarwayi bamwe bafite n'umwuka muke, cyakora n'umwaga mwinshi. Doze nkeya y'umwuka ariko doze nyinshi y'umwaga. Ariko niba ari we, niba ari abo, icyo twibuka nuko bazamutse inzu hejuru atari abafundi, bajya gusakambura amategura, bamumanuriramo neza, bamumanuriraho Yesu ari kwigishiriza, ngo yari inzu ya Petero, ni Yesu yari kwigishirizamo. Uwo mwanya Yesu yamurambitseho ikiganza, ngo abonye kwizera kwabo aramurambikaho ikiganza ati ibyaha byawe urabibabariwe. Rero nawe intege nke ufite, uko waramukanye umutwe ukurya, uko waramutse igifu kikurya, ntibikajye bikubuza gusenga, ahubwo bijye bituma urushaho gusenga. Cyakora gusenga si ngombwa kwimuka igihe utabishoboye gusengera aho uri, ariko gusenga ni umuti w'indwara n'ibyaha. Uko niko byagendekeye Hezekiya mu gitabo cya Yesaya 38. Erega yaje gutanga ubuhamya ngo ibyaha byanjye warabyirengeje, kandi urukundo wakunze ubugingo bwanjye rwatumye ubukiza urwobo rw'iborero. Imana yamukirijemo indwara, ariko imukirizamo n'ibyaha byamuciraga urubanza. Erega n'impamvu yumvaga adashaka gupfa nuko atari yiteguye. Njya nibuka umugenzi babajije mu gatabo k'umugenzi ngo ko ubuzima bwuzuye amakuba, ngo kuki utashaka gupfa. Erega ashaka kuba yari umusaza, araje aravuga ati nuko nzi ko nyuma y'urupfu hari urubanza, kandi siniteguye kurutsinda. Ngo cyane cyane iyo ntekereje intorezo turagijwe. Rero mu by'ukuri abantu benshi bafite inkeke y'ibyaha, abandi bafite indwara zidafitiwe umuti, keretse gusa bapfukamye bagasenga. Kandi wibuke ko ruguru yaho twasomye haravuze ngo nubabaye nasenge. Imibabaro ntigatumye wiyunamira wenyine, ntigatuma uhunga amateraniro, ahubwo igihe waramutse nabi ujye uterana uri uwa mbere, kuko umurwayi w'umusonga niwe uzinduka. Ndavuga kwa muganga. Noneho tujye tujya mu materaniro nk'abarwayi bagiye kwivuza, dutonde umurongo nk'ushaka gukira mbere, nko ku kidendezi Betesida. Apana kuvuga ngo njyewe ndakanyakanya niyo nasiba ntacyo, nzajyaho naramutse neza n'imyenda yumye nateye n'ipasi. Ibyo aba ari ukwigaragaza. Ku ngingo ya 4, gusenga ni bitera imbaraga zo gutsinda. Mbega gusenga ni source of power, ni isoko y'imbaraga. Abanyantege nke bose ni ikirego cy'uko badasenga. Umuntu umwe yaravuze ngo amasaha umara urakaye ni umusaruro wayo umara udasenga. Impamvu bakora akantu gato karakara cyane, impamvu
usanga umuntu atwaye igice cya santimetero ku butaka bwawe ukaba wanagongwa na moto uri kubukurikirana. Akenshi cyane umuvumba w'isi tugiraho biterwa n'amasengesho make tugira, ariko igihe cyose tuzabaho dusenga tuzaba dufite imbaraga. Mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi cyigisho cya 18 haranditse ngo, nahasoza icyo kigwa ni 203 mu Cyongereza, haranditse ngo intsinzi zikomeye itorero ry'Imana rigira n'umukristo ku giti cye ntabwo zikomoka ku buhanga, ntizikomoka ku mpano, ntizikomoka ku bukire, ntizikomoka no ku gushyigikirwa n'ab'isi. Ni icyigisho cya 18 isubi ya 2 uturutse inyuma. Izo ntsinzi ni intsinzi zibonekera mu cyumba cy'urwiherero, aho umuntu abonanira n'Imana afite umwete, afite kwizera gushavuye kandi agundiye ukuboko kw'imbaraga. Dukeneye ukuboko gufite imbaraga twisunga. Igihe cyose ubona ufite ibyo utabonera ibisubizo, ntukajye wibwira ko n'Imana yashobewe. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo izo ntsinzi zikomeye itorero ribona ntabwo biterwa n'ubuhanga, education, ntabwo ari impano, talent, ntabwo ari ubutunzi, wealth, nta nubwo ari gushyigikirwa n'abantu, favor of men, gushyigikirwa n'abantu, ngo ahubwo ni ukubera icyumba cy'urwiherero Imana ibonaniramo n'abantu, aho umuntu ababaye ashavuye afite umwete agundira ukuboko gukomeye ariko afite no kwizera. Rero igihe cyose usenga uzaba umunyambaraga. Naho mu cyigisho kivuga abacamanza ba mbere, ndibwira ko ariho harimo ijambo ritubwira ngo, nani muri icyo gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi harimo ijambo ritubwira ngo the men of prayer are the men of power. Abantu basenga nibo banyambaraga. Kugira ngo ugire imbaraga, mbega ntabwo wasenga utagira imbaraga, ntabwo wasenga ngo ubure imbaraga, kandi ntiwagira imbaraga utasenze. Noneho rero imbaraga dukeneye ngo tuzajye mu ijuru ntabwo ari iz'amaboko, si izo guterura ibyuma, si izo gukubita ingumi hitana umuntu, ntabwo ari imbaraga zo kwitigisa ngo dukanga abantu, ahubwo imbaraga dukeneye zizadusunika zikatugeza aho Imana iba zikomoka mu masengesho. Ingingo ya 5, gusenga ni urufunguzo rukingura inzu y'ububiko bwo mu ijuru. Ibyo byanditse mu gitabo cyo kugana Yesu page 94. Impano yose wabuze uzayigeraho usenze. Dufite abasenze bamenya indimi, dufite abasenze bamenya kubwiriza, babinshanutsi batarizo, dufite abasenze ubwoba burashira, dufite abasenze banyura mu muriro, dufite abasenze Imana ibaha gusobanukirwa inzozi atari bo bazirose, barazimenya baranazisobanura. Dufite abasenze Imana ibaha gushira amanga. Nawe igihe cyose wumva hari ikintu ubura mu miterere, mu mico, ukumva muri wowe uburagizwa na gato, ukumva muri wowe ntushoboye gusabana, ukumva muri wowe gutondeka ibikenewe ntubizi, ukumva muri wowe kuzigama byaranze, ukumva muri wowe kuvuga neza byanze kwinjira, inzu y'ububiko ibitsemo ibyo byiza Imana itibikiye ahubwo ikubikiye, n'amasengesho. Noneho nako iyo nzu y'ububiko ni ubuntu bw'Imana, ni ikigega kigari kidakama, ariko urufunguzo rukingura iyo storehouse, iyo stoke, icyo kigega n'amasengesho. Ikintu cyitwa urufunguzo cyanteye ubwoba. Akantu gato katangana n'urutoki kakuraza hanze y'igipangu kinini. Igipangu gishobora kuba kirimo ibintu bingana na miliyoni 100, ariko ukabura n'ay'inyanya z'100 bitewe nuko wataye urufunguzo rutagura miliyoni, rutagura n'ibihumbi 5. Ni akantu gato ariko gakora ibikomeye. Niba rero ujya ubona gusenga ari ikintu giciriritse, cyoroheje, ukumva kuba ugiye kujya mu mirimo, ugiye gutwara imodoka, umugore agiye guhinga, umwana agiye kwiga kuri za nasari na hehe, warangiza ukavuga uti muze tubanze twegerane dupfukame dusenge. Kandi nakurikiranye
ku bantu bareba umuntu uzi gusenga neza arashe ku ntego n'umunota ni mwinshi. Ntago warenza umunota ngo ufate 2. Ushatse mu munota umwe waba umaze kuvuga abagize umuryango bose. Kadete wamuvuze, Zabayo wamuvuze, Maniraho wamuvuze, na Maniriho wamugezeho. Birashoboka. Mwisengesho rigufi ushobora kuba umaze gusengera umwaka wose. Ariko abantu benshi bashobora kubona ari ikintu gipfuye kubaho. Ariko ntabwo ari ibyo. Gusenga ni urufunguzo rukingura inzu y'ububiko bwo mu ijuru. Impamvu itorero ryaba ririmo impano nke, hakabura amakorari, hakabura ababwiriza, hakabura abazi gupanga gahunda, hakabura abafite uburemere bw'umurimo ku mutima, hakabura ababyeyi b'abanyabuntu, abantu bakabura aho barara, hatabuza amacumbi n'uburiri, ahubwo habuze urugwiro. Ni ukubera urwo rufunguzo rutakoreshejwe, inzu ikaba idukingiraniwe. Ndabaha urugero rwa hafi, nuko nawe hari igihe wabanye Bibiliya nk'inzu y'ububiko, ariko utazi isabato. Nta humura ugira, kandi biguhumuriza byuzuye. Ukabaho wihebye kandi amasezerano yuzuye. Ubwo urumva utarabaye igihe kinini nyuma ya sitoke. Nuko rero bakigisha ngo se nibi bibamo. Bakigisha n'inkuru waruzi ukumva niho yumvise. Amapaje banyuragaho uri gusinzira, bakayigisha ukagira ngo ni marayika wamanutse. Kugeza igihe abantu benshi mubona babwiriza mukagira ngo si abantu nkamwe. Oya, gusenga nibyo bitwomatanya n'Imana, maze umuntu w'umunyantege nke akagera ku byo atari gushobora. Noneho gusenga ni ingenzi mu burezi. Dufite itegeko ritubwira ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Ntabwo aha ndasoma byinshi, ariko mubyeyi jya ufata igihe cyo gusengera abana bawe, ubajyana imbere y'Imana umwe, cyane cyane umugabo. Mugabo jya usengera umugore, mugore sengera umugabo, mukuru w'itorero sengera abizera, mwarimu sengera abanyeshuri. Gusenga ni intwari ikomeye mu burezi. Mbega icyo utakumvisha umwana wamusengera Imana ikakimwumvisha. Ndatanga ingero ebyiri. Ni umubyeyi witwa Yokebedi, ni nyina wa Mose, n'umubyeyi witwa Ana, ni nyina wa Samweli. Hana. Abo babyeyi bombi bareresheje amasengesho kuruta inkoni. Kuko n'ibitabo biravuga ngo igihe cyose ugiye guhana umwana jya ubanza usenge. Mubyeyi umwe aravuze ati ngewe rero ndamutse nsenze sinaba nkimukubise. None uzahitemo ari ukumukubita inkoni zawe nta mbaraga y'Imana, no kumurekera imbaraga y'Imana ntumukubite. Urumva haba insinzi ari ni mu mbaraga y'Imana nta gushidikanya. Rero gusenga ni ingenzi mu burezi. Nyina wa Mose hari itegeko ritegeka kwica abana b'abahungu. Ubwo we yasengeye n'inda. Asengeye n'inda. Igihe abandi basengaga bati Mana uzandinde kubyara umuhungu, ubwo we yaravuze ati ngewe uzamumpe, nzi ko n'umumpe utazananirwa kumurinda. Amaze kumubyara ntiyatinya umwami, ngo yamuhisha amezi 3. Yamurindishaga mushiki we wamurutaga grande seri, ariwe Miriyamu, ariko isengesho rya nyina ryabaga rigenda. Ngo icyabigaragaje nuko Imana yayoboye umukobwa wa Farawo kucyo nakita icyari Mose yararyamyemo akato, maze noneho ako kantu gato k'ubwato umukobwa akamutera amatsiko, aho iwabo hari za biju, ibikinisho byiza bikurura amaso. Yari marayika. Nuko noneho kubona umwana impuhwe ziraza, atari mwene wabo, badahuje ubwoko n'uruhu. Icyongereyeho mwene nyina wa Mose Imana imuha ubwenge bumenye uko yitwara imbere y'uwo munyegiputakazi. Ibyo byose ni isengesho. Aho nyina wa Mose atari, isengesho ryariyo. Maze mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi handitsemo ijambo rikomeye ntabura gusoma mu kigwa kivuga ngo Mose, nacyo kibamo cya 22. Handitsemo ijambo rivuga ngo mutagira ngo byapfuye kwizana. Ibyo byose ntago byapfuye kwizana, ntabwo ari tombora, ntabwo ari byo. Ahubwo haranditse ngo
ngo God, paje 243 mu cyongereza, God had the mother's prayers, her face had been rewarded. Imana yumvise gusenga k'uwo mubyeyi, kwizera kwe kwari kwagororewe. Ubwo yagize amasengesho ariko agira no kwizera. Ni muri ubwo buryo yakomeje kumurera, ngo no mu bintu yamwigishije yamutoje no gusenga. Ngo amubwira ko azagera atakiyambaza undi muntu, azajya ahita yiyambaza Imana yonyine, ngo kandi ko izamugoboka ku gihe itarengeje n'umunota. Ubwo rero ngaho intwari zavuye. Undi ni nyina wa Samweli, ari we Hana, ngo wajyanye umwana we mu buturo bwera akiri muto, ariko uyu mubyeyi ngo akajya amwoherereza ikanzu ya buri mwaka, nabyo byanditse mu bakurambere n'abahanuzi. Noneho uko yoherezaga ikanzu mu mwaka, kuko umwana niko yagendaga akura mu gihagararo, stature, noneho haje kubaho ikintu cy'uko ngo buri munota, buri segonda ari kuboha, isengesho ryo ryaragendaga. Donc ni ukuvuga ngo ikanzu izagenda rimwe mu mwaka, ariko isengesho rigenda buri kanya. Uko amutekereje niko amusengera. Niyo mpamvu umubyeyi witwa Paulo mu by'umwuka kuri Timoteyo yaramubwiye ngo Imana nkorera iteka niyo ntangaho umugabo ko ngukumbura kandi nkagusabira uko nsenze. Rero mu by'ukuri ntabwo byoroshye muri iki gihe kurera umwana ukamurinda ibyaha biri hanze aha, amaba ari hanze aha, abagome bari hanze aha, abariganya bari hanze aha. Ntabwo igitsure cyonyine gihagije, dukeneye imbaraga y'amasengesho. Gusenga bitwunga n'abandi, abanzi bawe. Kuko umukristo yemererwa kwangwa ariko ntiyemererwa kwanga. Noneho igihe cyose ukeneye kwiyunga n'abanzi, uzakoresha intwaro yo gusenga. Byanditse muri Zaburi 141, Zaburi 141, handitsemo iri jambo rivuga ngo, umurongo waho n'umurongo wa 5, umukiranutsi ankubite birabakungirira neza, ampane biraba nk'amavuta asiga ku mutwe wanjye we kubyanga, ariko gusenga kwanjye gukomeze kurwanya ibyaha bya babandi. Iyo umuntu aguhata ibibi, nawe jya umuhata isengesho, uzaba intwari. Noneho ariko umusabire neza, ntukamusabire inkuba, ntukamusabire kuramburura kw'inka ze, ahubwo jya umusabira nka Stefano ngo data wababarire kuko batazi icyo bakora. Nuko ntukajye uba nk'abandi ngo Imana izamwibuke, ngo nabazabone kuri urya munsi. Oya, jya wirinda kubika iyo nabi, kuko ibyo wifuriza abandi akenshi nawe nibyo bikugarukira mu mugisha cyangwa mu muvumo. Imigani ya Kristo paje 250, Imigani ya Kristo paje 250, harimo ijambo ritubwira ngo, turi kwiga ngo gusenga ni intwari idatsindwa. Paje 250 haranditse ngo, yego, harimo ijambo rigufi ritubwira ngo gusenga bitwunga n'Imana kandi bikatwunga n'abandi. Ni ukuvuga ngo igihe cyose dukeneye kwiyunga n'abandi, dukeneye kubikora dukoresheje isengesho. Ni icyigisho cya 19 ku bafite icyo gitabo. Igihe usanze umuntu ngo mwiyunge, igihe umuntu agusanze ngo mwiyunge, ngo n'igihe ubona uburakari butangiye kuzamuka, ngo mujye mwiyorosha muvuge ngo tubanze dusenge. Ubwo gusenga bitwunga n'abandi. Igihe cyose ukeneye kwiyunga n'abandi, jya ubanza wiyunge n'Imana, Imana ikunge n'abandi. Iyo nayo ni siyansi, mu buhanga. Noneho gusenga bihindisha Satani umushyitsi. Iyo ni ingingo ya 8, bihindisha Satani umushyitsi. Mu gitabo kimwe haranditse ngo Satani aracanganyikirwa iyo tumenye ubucakura bwe. Iyo umutego wa Satani utahuwe, uwo mwanzi gica nawe aracanganyikirwa. Ubwo Satani nawe yihisha mu butabimenya. Ibihamya umuzingo wa mbere, paje 345, ubwo ni Icyongereza,
paje 345 harimo ijambo rigufi ndagira ngo wenda n'abatazi imbaraga z'isengesho naho rigera bahamenye. Haranditse ngo iyi ni bisa naho ari inkuru ndende ariko ni ijambo rigufi rivuga ngo at the sound of fervent prayer Satan's whole host trembles. Ngo iyo ingabo zose za Satani, ikigo cya Satani aho abadayimoni bakambitse hose, ingabo ze zose aho ziherereye, ngo iyo bumvise isengesho risenganywe umwete, ngo inkambi ye yose ihinda umushyitsi. Isengesho ubwo ni bombe irasa mu nkambi ya Satani. Reka bari ko tuvuga. Reka nsome aya magambo ngo Satani reka nsoma aya magambo ngo iyo Satani abonye ko agiye kuzimiza umutima, ngo yongera imbaraga nyinshi kugira ngo awurinde we kumucika. Kandi iyo uwo muntu akangutse akamenya akaga afite, ababaye kandi ashavuye akareba kuri Yesu ngo amugoboke, Satani atinya ko agiye kubura imbohe ye, agatangira gusaba ramforo ku bamarayika be ngo baze bagote uwo mutindi w'umutima, bawugotesha umwijima ahawuzengurutse kugira ngo umucyo wo mu ijuru utagera kuri uwo mutima. Ariko iyo wa wundi uri mu kaga atanamuye, mu kutagira kivurira kwe, akishingikiriza ku bigwi by'amaraso ya Yesu, umukiza wacu yumva isengesho risenganywe umwete no kwizera, akohereza ramforo y'abamarayika bakungahaye mu mbaraga kugira ngo barokore wa mutima. Satani ntashobora kwihanganira ko hiyambazwa ingabo zimurwanya, kuko atinya kandi agahinda umushyitsi imbere y'imbaraga zabo n'ubutware bambaye. Iyo yumvise isengesho risenganywe umwete, inkambi yose ya Satani ihinda umushyitsi, ahamagara amabatayo y'abamarayika babi kugira ngo agere ku ntego ye. Maze ba bamarayika bambaye imbaraga, bambaye intwaro zose z'ijuru, bakaza kugoboka wa mutima ucogoye wakurikiranywe. Satani n'ingabo ze bagasubizwayo bazi neza ko urugamba rubatsinze. Bati turatsinzwe, bagataha babyemeje nabo bati turatsinzwe. Rero nguko uko bimeze. Nasomye amagambo kuri Daniel ngo iyo yahakanaga, Satani ntago yensistaga, ntago yahendahendaga ngo tubisubiremo, ngo reba nawe. Oya, amasengesho niyatuma umuntu ahindisha Satani umushyitsi. Ku ngingo ya 9 mu gitabo cyitwa umurimo w'ubuvuzi paje 509 haranditse ngo gusenga no kwizera bibasha gukora ibitakorwa n'imbaraga yose yo mu isi. Ubwo nirengera ubuzima. Noneho ku kagingo ka 10 gusenga bikemura ibibazo byo mu mibereho. Mu buzima busanzwe tugira ibibazo. Hari igihe cyo kwishura inzu cyagera nta n'igiceri ufite, aho kubesha cyangwa kwimanika gipfuka musenge. Ibibazo bije utagizemo uruhare. Ntago mbwiye abanebwe banga guhinga ngo bazasenge ngo Imana imanure manu. Na manu barayikoraga, ntugire ngo batoraguriraga mu kanwa. Byanditse ko bayisyaga bakanayiteka, kandi barayitoraguraga, kandi kabonwa n'uwazindutse, kuko iyo ikime cyatamurukaga nayo yabaga igiye. Ubwo se urumva yarabonwaga n'abanebwe, ubwo inyanda yanari kuburara kandi ijuru ryagabuye. Ntago gusenga bikuraho gukora. Utazabona umushonje ukamusengera ukamwima ibyo watetse. Birakwiye ko tumenya ko gusenga bikemura ibibazo byo mu mibereho. Cyakora Bibiliya yavuze ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Tubonereho tubibutse mu gitabo cy'imigani ya Kristo, igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ndetse n'igitabo cy'uburezi. Ayo magambo hose abamo avuga ibintu 5 dukwiriye gusaba. Icya mbere ni ukubabarirwa ibyaha. Icya kabiri ni umwuka wera. Icya gatatu ni ugusa na Yesu. Icya kane ni ubwenge n'imbaraga byo gukorera Imana. Icya gatanu ngo ni impano yose Imana yasezeranye. Niba Imana yarasezeranye ko izaguha ibyo kurya bya buri munsi, sabira ibyo.
niba Imana yarasezeranye ko urubyaro rwawe rutazasabiriza, sabira ibyo. Niba yarabwiye abapfakazi n'abari gupfa ngo siga imfubyi zawe nzazirera, sabira ibyo. Abana babaragize Imana, aho igituro cyawe kitazabasha kumva amakuru yabo, Imana izabakumvira, kandi kuko idahemuka izabikiranura. Gusenga bikemura n'ibibazo bisanzwe byo muri ubu buzima. Noneho rero ibibazo bisanzwe byo muri ubu buzima ngo Imana yemera ko tuyishyira n'utugorane dutoya twagize. Ubwo umwana ushobora kubwira Imana ati Imana, mwarimu yadutumye ikaramu kandi mama yabuze igiceri, Imana iryo sengesho yaryumva, ishobora gusubiza yemeye ko ayibona mu buryo runaka. Ishobora no gusubiza imuhaye kwihangana kandi mwarimu ntabimwirukanire. Igihe cyose usenga uzirinde kuba ari wowe usubiza. Imana yavuze ngo musabe muzahabwa. Ubwo gusengera bizinesi yawe biremewe, imirimo ukora, ukabwira Imana uti Mana, sinshaka akazi nsambaniye, sinshaka akazi ko gucuruza inzoga, sinshaka akazi kanyicisha isabato, tugirana amasezerano, kandi sinshaka gusabiriza, sinshaka ko izina ryawe ritukwa. Usengera ibyo. Ubwo rero tujye dusenga. Cyakora ngo abantu bake nibo basenga isengesho riba mu migani rivuga ngo ntumpe ubukire kugira ngo ntahaga nkaguhararuka, ntumpe n'ubukene kugira ngo ntiba nkatukisha izina ryawe. Ngo iryo sengesho risengwa n'umwe mu 1000. Tugiye ku ngingo ya 2. Amasengesho arimo uburyo bune. Igihe cyose usenga amasengesho arimo uburyo bune. Icya mbere ni ugusenga mu mutima, 2 ni ugusenga mu muryango, 3 ni ugusenga mu ruhame, 4 ni ugusenga mu rwiherero. Muri ihangana duse n'ababicurikuye cyangwa se n'ababitondetse neza. Gusenga mu mutima, gusenga mu rwiherero, gusenga mu muryango, gusenga mu ruhame. Aho hantu hane nta mwizero ukwiye kuhatuma undi. Aho hantu hane nta mukristo ukwiye kutahagira. Aho hantu hane ntihasimburana. Aho hantu hane ntihitwarwa kimwe. Mu bumenyi bw'ubuhanga dukeneye kugira ngo ducanganyikishe Satani, dukeneye kumenya gusenga. Ukamenya neza ngo nifurije naka gupfa, nifuje ko imodoka yihirima munsi y'umukingo, kandi ni icyaha n'Imana yakibonye, ariko sindajya kumubwira ngo mbe Kamari mbabarira nasabiye imodoka yawe guhirima. Wabuteje ibibazo birenze ibihari. Pfuka musenge, Imana irakubabarira. Wagambiriye guharika umugore wawe, we nta nabizi, none uratsinzwe mu mutima, ikigisho kirakumenaguye, ujya kubimubwira kandi ntabizi. Wapfukamye mu rwiherero ukabyatura, cyangwa uti mfasha dusenge mada, bimeze bityo, ahubwo uramutera ibibazo atarafite. Hari amasengesho y'urwiherero, hari amasengesho y'umuntu ku giti cye, yanditse muri Mateyo 6:6. Niwe Yesu yavuze ngo weho nusenga ukinga urugi wihererane na so mwembi. Gusenga mu mutima ni buri kanya, byanditse muri Nehemiya gice cya 2:4 n'uwa 5. Aho Nehemiya ari imbere y'umwami, ariko umwami amubwiye ngo hari icyo nsaba, ngo nuko nsaba Imana nyir'ijuru. Erega abona gusubiza, ariko ari imbere y'umwami, ntabwo yabanje kuvuga ngo kambanza njye gusenga nze nkubwire, ahubwo yahise asenga Imana, ahita asubiza umwami muri ako kanya. Ayo ni amasengesho y'umutima atajya abonwa n'abandi. Kandi ayo ntasaba gupfukama, ayo ntabwo asaba kubanza bazimya radiyo, ayo wayasenga no muri gereza, abandi bayasengeye mu mayira, ngo ayo niyo Henoki yagiraga, amubera nko guhumeka k'umutima. Noneho irya 3 ni isengesho ryo mu muryango. Ku isengesho ryo mu muryango, Yobu igice cya mbere hatubwira ko Yobu yakoranyaga abana be. Noneho mu byakozwe no mu gice cya 10 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4 hatubwira ko Koroneliyo ngo yari umunyadini wubahana Imana n'abo mu rugo rwe bose.
mu gitabo cyitwa inama zirwa itorero umuzingo wa kabiri hakavuga ngo niba hari igihe urugo rwose rugomba kuba urugo rusenga, icyo gihe ni iki? Mu gitabo cy'urugo ruhire, urugo ruhire cyangwa se igitabo cyitwa twebwe n'abana bacu mu gifaransa, paje 228, urugo ruhire paje 37 nomero ya 2, haranditse ngo umugabo n'umugore nibagira akamenyero ko gusenga babikuye ku mutima, bazagira ihinduka rigaragara kandi ryimbitse mu buzima bwabo. Isengesho nk'iryo riharatura ikimenyetso kidashobora guhanagurwa mu bikorwa no mu myifatire, umutuzo udahindagurika, uruhanga rurangwa n'amahoro mu mubiri uruhutse, niwo munani n'umugabane w'ubukungu bwagenewe imibereho ibeshejwe no gusenga. Imbere mu mutima nama wa bene uwo hahoramo ikibatsi cy'umuriro w'ubukiranutsi, umuntu nk'uwo arimenya adakekeranya akisangamo kwikubira, ubwibone, kutava ku cyejo, ubwoba bwinshi bumubuza kwizera, inyota y'ubukire n'amafuti ye menshi. Nyuma yo kwimenya agateza imbere inzira z'ubwenge zo muri we zishinzwe gutandukanya ibyiza n'ibibi, abifatanyije no guca bugufi kurimo ubujijuke, uko niko abatangiye urugendo rwo kwimura umutima wabo bawuganisha mu bwami bw'ubuntu bw'Imana babigenje. Nubwo dusomye byinshi, ariko ngo umugabo n'umugore bafite akamenyero ko gusenga bazagira ihinduka rigaragara mu mibereho ryimbitse mu buzima bwabo. Iryo hinduka rizagera no ku meza, iryo hinduka rizagera naho bakemurira ibibazo, iryo hinduka rizagera no ku mwana. Yewe Bibiliya iravuga ngo n'imbuto zo mu nda zawe zizahirwa. Umugisha w'Imana ntabwo ukumirwa, Satani ntiyabishobora. Mu gitabo cyo kugana Yesu, icyigisho cya 11, ubwo isengesho ryo mu rwiherero twarivuze, isengesho ryo mu ruhame ni igihe cyose duhuye n'abandi, aho babiri cyangwa batatu bateraniye mu izina ryanjye mba ndi hagati yabo. Hari naho igihugu cyikoze kirasenga, itorero rishobora gushyiraho ibihe byo gusenga, abantu runaka bashobora kwiha igihe cyo gusenga bikaba ari mu ruhame. Noneho ku ngingo ya nyuma hari ibintu bigera muri 6 bisabwa kugira ngo amasengesho asubizwe. Ibi byose byanditse mu gitabo cyo kugana Yesu, icyigisho cya 11. Icya mbere ni ukwiyumvamo ubukene, icya kabiri ni ukureka icyaha wiyiziho, icya gatatu ni ukwizera, icya kane ni ukugira umutima w'urukundo n'imbabazi, icya gatanu ni ugushinyiriza nturambirwe, wabona udasubijwe ntureke gusenga, icya gatandatu ni ugusengana umwete cyangwa se gusenga mu buryo bwose. Ndabisubiramo mbarangire n'imirongo. Kwiyumvamo ubukene, Luka 1:53, abashonji yabahagije ibyiza, abakira basezerera amaramasa. Igihe cyose usenga jya uzubikeneye, icyo usabira ugishyize ku mutima kikubabaje. Kabiri ni ukureka icyaha wiyiziho. Ijambo ry'Imana iyo rikubwiye icyaha ukakigundira ugasenga, ngo gusenga kwawe kubikizira. Imigani 28:9. Noneho Zaburi 3:6 yaravuze ngo iyaba naribwiraga ibyo gukiranirwa mu mutima wanjye, Uwiteka ntabanyumviye. Icyangombwa cya gatatu ni ukwizera. Abaheburayo 11:6, uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho kandi ikagororera abayishaka. Icya kane ni ukugira umutima w'urukundo no kubabarira. Niba usaba n'ibiryo, bawiteguye kubigabana n'abashonje. N'igihe ibibazo byawe bitarakemuka jya usabira n'abandi. Matayo 6:14 haravuze ngo nimutabarira abantu ibyaha, namwe so mu ijuru ntazababarira. Ngo ntabwo Imana itubabarira kuko tubabariye, ahubwo itubabarira nk'uko twababariye. Gatanu ni ugusenga utarambirwa. Ni Luka 18:1, abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Igiheruka ni ugusengana umwete. Ni rya somo twahereyeho ryatubwiye ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Ijambo dushorejeho
kugira ngo buri muntu wese amenye ko byanga bikunda gusenga niyo ntwaro itajya itsindwa, nta na rimwe gusenga binanirwa. Gusenga ni urufunguzo, gusenga bitwunga n'Imana, bitwunga n'abandi, ariko ikigeretse kuri ibyo byose, abanyabyaha b'impezamajyo, abatishoboye, abavukiye mu bibi, abanyamico mibi, bose iyi nzira yabo yabageza ku gutungana ni ugusenga. Igitabo Ibyakozwe n'Intumwa ni icy'umwuka w'ubuhanuzi, harimo ijambo ritubwira ngo ni paje 564, ni icyigisho kivuga ngo bahinduwe n'ubuntu, cya 55. Haranditse ngo prayer is heaven's ordained means of success in the conflict with sin and the development of Christian character. Gusenga ni uburyo ijuru ryashyizeho bwatushoboza gutsinda mu ntambara turwanya icyaha, kandi bukadushoboza guteza imbere imico ya Gikristo. Igihugu iyo kibasiwe n'abanzi haboneka abarwanyi, kandi iyo bamaze kugifata bakora iterambere. Noneho kugira ngo uzatsinde icyaha ukwiriye gushora intambara yo kukimura ukimika gukiranuka, ukeneye amasengesho. Niba warahindutse rero ukeneye iterambere kugira ngo use na Yesu, ibyo byose tubigezwaho no gusenga. Imana iduhe gusenga nk'uko bikwiriye, ntacyo tuzayiburana mu izina rya Yesu.